Buriya mu buzima nta muntu utifuza kuva ahantu hamwe ngo agere ahandi, kandi aho yageze akaba ari heza kurusha aho yavuye. Nta n'umuntu utifuza kuva mu gihe cy'ibibazo akagera mu gihe cy'ibisubizo, akava mu gihe cy'agahinda akagera mu gihe cy'ibyishimo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 5 bikaze cyane bishobora gutuma umuntu aba umugabo nyamugabo ku nzozi ze, kandi bigatuma abantu bakubaha cyane bakanagukunda. Reka twihute turebe impamvu 5 twose. Ku mpamvu ya mbere, kugira discipline ikomeye. Umugabo nyamugabo aba azi kwifata, akamenya igihe cyo gukora, igihe cyo guceceka n'uburyo bwo kwirinda, byose bimutesha umutwe ku nzozi ze. Discipline rero ni urufunguzo rw'ubugabo n'ubuzima bw'ukuri. Ndizera ko impamvu ya mbere ituma umuntu aba umugabo nyamugabo ku nzozi ze muyumvire ko ari discipline. Impamvu ya kabiri, kudatinya gufata ibyemezo bikomeye. Iyo uri umugabo w'inzozi cyangwa se umugabo ushaka gukabya inzozi ze, afata icyemezo akakigumaho niyo abandi bose bavuga ko bidashoboka. Agira umutima wo guhangana n'ingaruka z'icyo cyemezo yamaze gufata. Mu buzima ntago wagera ku kintu icyo ari cyo cyose udafashe icyemezo ngo ufate ingamba. Niyo abantu bagusebya cyangwa bakakuvuga, uzihangane urwane n'izo feedback uri kubona. Umunsi umwe bazatungwa no kubona watumbagiye uri mu bishorishori ku nzozi zawe wazigezeho. Gusa ndakwibutsa nimba uri mushyashya udukore subscribe kugira ngo ibyiza nk'ibi ngibi bitazajya bigucika. Twihuta ku mpamvu ya gatatu, kuba intwari mu bigeragezo. Ubuzima buzana ibigeragezo byinshi, ariko umugabo nyamugabo ntahunga. Arahagarara akabyakira kandi akabigira ishuri rimwigisha gukomera. Mu buzima kenshi hari ibintu bitubaho tukumva ko turi mu byago, ariko buriya akenshi niyo byago birangiye bidusigira ishuri. Aho umuntu yakomeretse birangira yongera agakira igisebe. Iyo akize igisebe hazaho uruhu rushyashya. Rero n'ubukomere bwo mu muntu cyangwa se bazura nabyo bituma mu mutwe hari ikindi kintu gishyashya kiyubakamo, nk'uko uruhu rushyashya ruza no mu mutwe hari ikindi kintu gishyashya kiyubakamo, bikakubera ishuri. Reka twikomereze ku mpamvu ya kangahe ya 4. Gusa ndakwibutsa nimba uri mushyashya udukore subscribe kugira ngo inama nk'izi ngizi zuba ku buzima zitazigucika. Impamvu ya 4 rero, kwiyumvisha ko nta wundi uzabigukorera. Niyo wumva ushaka kugera ku nzozi zawe, iyumvisha yuko nta wundi muntu uzabigukorera. Shyira mu mutwe wawe ko ari wowe uzakorera inzozi zawe. Ntuzategereze undi muntu. Aho gutegereza ubufasha, haguruka utangire ugire icyo ukora ku nzozi zawe, nubwo cyaba ari gitoya. Ntabwo umuntu yabwira ngo vanga ugere mu cyiciro metero 100 ngo utere utambwe mugerewe, utere utambwe rumwe ukajya utera urwa kabiri ugenda uteranyaho. Rero ukora akantu gatoya ushyiraho kandi bibyara ikintu kinini ugasanga inzozi zawe wazigezeho. Reka twihute ku mpamvu ya nyuma ari nayo ya 5, kuba umuyobozi ufasha abandi bantu. Kuba umugabo nyamugabo si ukwikoreraho gusa ku nyungu zawe, ahubwo no kuba isoko y'ibisubizo by'abandi bantu, ukabikize n'iterambere ry'abandi. Iyo ubaka abandi nawe uba wiyubaka, kandi n'abantu barushaho gukunda, ku buryo niyo wagera mu gihe cy'ibibazo mu gihugu ku nzozi zawe bazaza bakagufasha, bakagukora ikintu cyose gishoboka, ariko iyo nawe wabafashije. Rero buriya umugabo nyamugabo ntabwo aba umugaragara gusa mu bintu biri aho ngaho, ahubwo no umutima we no gukabya inzozi ze bituma aba umugabo nyamugabo. Iyi ngiyi ni inama y'umunsi icishwa kuri Big Win TV. Niba wayikunze nta kabuza wadukora subscribe. Njye wibagezaho banyita Cyubahiro. Imana ibarinde, turabakunda. Ciao ciao.